does God need from me? Dorcas, when she had all the strength, she served God. When the time came, Dorcas died. When she died when she had served God. The word tells me that all the widows that she had raised, all the orphans that she raised, they came and surrounded the body. And they cried. And they cried. They cried, saying out all her words. And it moved Peter. God told Peter that go to Joppa. There is a person Satan has just taken on and she was not supposed to die. I've remembered her words when she was speaking. I've remembered that she revealed. I remember that she was that when Peter right, he found that people had uplifted all the works Tabitha had done. Peter said that because of this, she's not going to die. Blessing on me, she's not going to die. And Peter went there and said that God blessing on what she had done. Please give her life again. Give her life again. Give her a strength. She will do great and mighty things. At that time, that Dorcas came back to life. Do you know why she came back to life? Because she had served God. I want to ask you, did you serve God? Do you feel that you serve God? Why can let God deliver you right now? God does not bless people who have not done a thing. Please do not take things for others. God gives you according to how you have given others. Dorcas had died, but she came back because of her good work. Another person we know is Hezekiah. God sent Isaiah that go tell Hezekiah that he's going to die. Tell him that he's going to die. But because Hezekiah had served God with his strength, when you serve God, the other things you serve God, when they come back when you have a problem, they ensure you are protected and rescue you. ijambo riravuze ngo The word has told us Hezekiya aragenda yerekeye that Hezekiah aragenda arasenga and prayed abwira Imana ngo Mana and told God that God, nubwo mbwiye ko ngiye gupfa even if you have told me that I will die, nubwo mbwiye ko ngiye gusezera mu buzima bwawe if you have told me that I'll live my life. atari wibuke But remember ko nagukoreye how I served you. wibuke ko nasubira mu kubaka Remember I wibuke did ko nakoze ibikorwa mu nzu yawe a lot of works in your house. iriya nzu yawe yubaka natanze amasima When they were building you, I gave my money. Mana ibyo ubyibuke Please God remember those words. uzi ukuntu byageze You know what happened? Imana yambwiye ngo nugishe gusenga mwe ntabwo gipfuye God said that I've heard your prayer. You're not going to die. nibutse ko hari icyo wakoze Remember that there is something you did. mwongere imyaka 15 Added 15 more years of your life. agaciro ko gukorera Imana And that is of serving God. agaciro ko gukorera Imana Blessing of serving God. niko ndakubaza ngo I'm asking you. umuvora ko Imana Do you feel that you serve God? urimo gusaba Imana ikwibuke You're asking God to remember you. ese urahindura icyo cyangwa icyo wakoze Can you remind God of something ndagira you ngo did? usengere Imana I want to pray to you. buri munsi Imana ibishoboze I want to pray to God William to Ukorera. give you strength to serve Him. uriya gufasha umurimo w'Imana Please learn to uriya help gufasha us. abakozi b'Imana Learn to help us out of uzabona God. umugisha And ntabwo to be ndakubaza blessed. ngo usenge mu izina Stand up and let's pray.
dusabe mana mu izina rya Yesu ijambo ryo twitwigisha agaciro k'ugukorera sengera abana bawe niba bagukorera uko bikwiriye hari ibyo bahise ntibahigura hari ibyo bagambiriye ntibabikora hari abatabaye baribagirwa ariko ntiyagomba uwo wese n'udukurikiranye akaka hindura umutima hindura ubuzima bwe hindura ibitekerezo bye namenye ko Mana niyibuka iminsi ya kera ubwo yabaga ko bitazashoboka no kutabaho mu buzima bwe muhe imbaraga muhe ubuzima muhe ubwenge muhe ubushobozi mwemeze amenye agaciro ko gukorera kugira ngo Mana mu gihe uzaba umwamagaye imirimo izamera neza uko wasubiye Dorokasi uzasubira ubuzima uzasubiza gusaba byose Mana nagushimira kuri rwose ni mu izina rya Yesu Kristo amen rero mwese bakira gukorera niba ariho gushaka ijambo ry'Imana May God bless you for listening to His word. kandi kugire neza May God be with you. twicare neza ku bwiza bw'Imana Let's sit in the presence of God. turagira tugane tugana ku musozo We are winding up. ndashaka gusengera umuntu abantu babiri cyangwa umwe I want to pray for one or two people. ngo Imana imuhe ubuzima bwabo So that God may deliver your life. kugira ngo Imana ikugire neza So that God may bless you. wowe uri nawe wowe wambaye akazi uri inyuma yawe Please come in front. segera abantu gusa Imana yamishuriye There is a revelation God has given me. hanyuma fata ituro ryawe Please take your offering. umuntu wazanye ituro ryawe Whoever has brought an offering, uragira ngo ufate ituro ryawe turi Imana n'ibyacu please take your offering nawe and your udukurikiranye tithe. nawe udukurikiranye ufate ituro ryawe And you follow with us on YouTube. twabasha gusanga umugisha Please get your offering so you can bless ukatwo it. ukohereza kuri nimero ya telefone You can send it on a telephone number. wabatsa konde yo hanze You put a code, a random code, +250, akamenyetso ko guteranya plus magana abiri mirongo itanu 250, ukomeza kuri 0 78, mirongo ine na kabiri 42, mirongo inani 80, mirongo ine n'icyenda na gatanu 49, 5, akamenyetso ko guteranya plus magana abiri mirongo itanu 250, 0 078, mirongo ine na kabiri 42, mirongo inani 80, mirongo ine n'icyenda 49. gatanu babasha kohereza nawe ituro ryawe You can send your offering on that number. wakohereza mu izina rya Yesu urajya gufata ituro ryawe gusa y'umugisha w'Imana Please hold your offering tight so that you can bless it. wafashe ituro haguruka gusa y'umugisha Please stand up so that they can wafashe ituro bless rye it. haguruka gusa y'umugisha Whoever has that tight, stand up and be blessed. ijambo ryarangwa amaturo umuntu atanga The one told me that the offering we give, amuhesha inzira it gives them away akamugeza no ku bafite and it gets them to very great people. Whoever has gotten their offering, ahagarike gusa y'umugisha Mana mu izina rya Yesu uri Imana ifite imbaraga you are mighty God. saba umugisha wese ugiye gutanga amaturo We ask for blessing to whoever is n'umuntu going wicaye ugiye gutanga ituro rye and whoever is following us, mu mugisha mu izina rya Yesu Kristo please bless them in the name of kandi buri wese icyo agiye gutanga and whoever gives something agikoremo umugisha and they be blessed through that. gushimira ko ubikoze We are thank you, Jesus, because you have done it in the name of Jesus. Amen. Amen. gutanga amaturo mu izina rya Yesu Kristo itangazo ko Yesu ari umwami iri tangazo gusenga kuwa gatanu tuba turimo dusenga tugasenga kugera saa kumi n'imwe tuba dufite ibihe byiza tugasenga no ku cyumweru kuva saa moya kugera saa yine We pray Sunday from 7 to 10. nakira ibyifuzo saa kumi n'ebyiri kugera saa moya ku cyumweru I listen to your request, prayer request from dusenga kwakira ibyifuzo ni ku cyumweru kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa moya we receive your request on Sunday from 6 to 7. hanyuma tujya kuri radiyo kuwa kane saa saba We go to the radio on Thursday at 1 no kuwa gatatu saa kumi n'ebyiri and on Wednesday at 6. kandi mufata amateraniro yacu yose aba ari live kuri YouTube I want to remind you that every service is always live on YouTube. tuvuye hano tujya kuri YouTube urabona amateraniro yacu When you leave here, you can go to YouTube,
ngo ujye urudukurikira. I please request you to subscribe so that you can be following us. Imana ibahoje. May God bless you. Aya musoreze kuri umuntu bakunze I kudashaka. want to end up slightly. Niba muzi nawe kuriya yasoze babiruse bomba. Bakunze kudashaka zavuga neza. Akakana. Maze kiba cyo kubana. Have many years, have good space with the areas in the stomach. Can be delivered. Imana niyo ikurize kuba paradizo. N'ibiki? Nukuri bagusaba impamvu n'amazi byayo. Fataho kwa muganga Yesu. Kwa muganga ndafisa n'izina Yesu. Akira gucana izina Yesu. Yavuze. Nataka tuseme utandukanye. Let's stand up and pray as the word of Nataka God. tuseme utandukanye izina Yesu. Let's stand up and pray for leadership. Wakati tutakuwa tunahitaji On Friday, we will have enough time. abantu bari gusengera abantu. It's always a time to pray for people, Kubohora, to be delivered, kwihana, to ask for forgiveness, hanyuma no gukira. even getting healed. Twadufite umwanya uhagije kandi tubona Imana ikora. We have a lot of time and we have seen God move things. Kugira ngo uzonga kwifuriza gukorera. Tell your neighbor that I wish that you could serve God. Zamura ibiganza gusaba umugisha. Raise your hand so that I can bless you. Mana mu izina rya Yesu. Turagushimira kuri Imana ifite imbaraga, turagushimira kuri Imana kwizerwa. Sabira umugisha abana bawe bose reka imbaraga z'Imana zibe kuri bo. Kandi bari ijambo rya tubwityatishe ukaba nko kugukorera. Bahita imitima n'imbaraga n'ubushobozi bwo kugira ngo tugiye gukorera. Iyi ni intambwe zabo kandi umugisha wawe wowe n'isi yose. Turagushimira no kuri koze byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo byizeye. Amen. Amore Imana bari namwe. Utari mwiza n'Imana kandi God mwiza. may be with you. Muzima. Shalom.